Banje kubasuhuza mwese mukurikiye Family TV bene ikaze mu kiganiro Love and Family. Kiganiro mumaze kumenyera cy'urukundo mutegurirwa kandi mukagezwaho nanjye Rwibutso Shema Jemima. Nkuko bisanzwe rero mu kiganiro Love and Family tugira ingingo tuganiraho cyangwa se tukagira n'abatumirwa tukagira n'abantu benshi batubwira ibintu bitandukanye. Uyu munsi noneho turi kumwe n'urubyiruko, reka batangire batwibwira duhereye iburyo bwanjye. Murakoze, amazina yanjye ni Mugwiza Marcel. Murakoze, amazina yanjye ni Kabera Irategeka Adelaide. Murakoze cyane. Amazina yanjye banyita Ndemezo Germain. Murakoze, amazina yanjye nanjye ni Nahumukiza Interpersonal. Yego. Nkuko mwabonye rero abajene turi kumwe nuko batatubwiye birambuye, batubwiye amazina gusa, ariko ingingo tugiye kuganiraho nkuko maze kwibabwira iravuga iti ese birashoboka ko nshobora kugira umukope cyangwa se girlfriend cyangwa se boyfriend urenze umwe? Reka nubundi duhere kuri Marcel atubwira, wumva wagira girlfriend umwe? Murakoze, kuri njyewe banumva nagira girlfriend umwe yabahagije. Kubera iki? Kubera yuko muri financially ninkenera kumusohokana, kumujyana ahantu hatandukanye, bizanyorohera kumusohokana kuko ari umuntu umwe. Adelaide urabyumva ute? Njyewe ukuntu mbyumva, numva kugira abantu benshi mu gihe ukiri muri copinage utaragera muri fiançailles, numva kugira abantu benshi ari byo na prefera kuruta uko nagira umuntu umwe. Gushaka umukopi umwe ntago yabihagije. Gute umukopi umwe akenshi kubera ko abona ko ari we witayeho wowe wenyine, ntago urwo rukundo ntago rwaba ruryoshye. Ariko ibyiza ushatse umwe cyangwa babiri cyangwa bane, wowe ukazaselekisiona umuntu umwe. Yes, bose bagaragaza ko bagukunda, ariko hari umuntu uko kureba ukabona taragukunda, ugasaza selekisiona umuntu umwe akaba ari uhitamo. Je numva ari we mwiza, ariko gushaka umukopi n'umwe gusa, ntawe wa kabiri na wa gatatu, ibyo bintu ntago abiga, nta nubwo bintu nukubagarira yose. Numva bitanashobokera. Urakoze cyane. Murakoze, ariko nanje ko mbyumva nuko umuntu yashaka umukunzi cyangwa abo twita abakope copine nabumwe. Je novuga nabumwe kubera ko umuhungu cyangwa umukobwa hari icyo bita mu rurimi ngo feelings cyangwa ibigumbagumba uri kuratanga mu bantu batandukanye. Numva ni hahandi ugera kuzoshaka waratinze cyangwa ni wanashaka ugasanga ntuhagijwe cyangwa ntubaye satisfy n'uwo muntu umwe, kubera ko umutima wawe wari warawuhaye mu bantu benshi, wawutanze mu bantu benshi. Niyo mpamvu numva yuko gukunda umuntu umwe ugashaka umukope umwe nibyo byiza kurusha. Ashobora kuba atari ko arakumva, bikagenda gahoro bigoye, ariko nagume kuri uyo gushika gukunze cyangwa mwemeranya muri urwo rukundo. Niyakwemerera at a certain time niho bizoba ibiryoshe cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane rero, namwe murakomeza muduhe ibitekerezo byanyu mutubwira ese koko birakwiye ko umuntu akundana n'umuntu urenze umwe, cyangwa se agira umusheri cyangwa se boyfriend girlfriend urenze umwe? Murakomeza muduhe ibitekerezo byanyu namwe, reka dukomeze tuganire. Pacifique arakoze cyane. Noneho Marcel, we wavuze ngo
njye nakunda umuntu umwe, ugiye kuduha impamvu ifatika. Murakoze. Ngewe impamvu wenda nayitanze ndaza gusubiramo cyangwa nshyireho n'indi. Navuze yuko abakobwa bakenera ko tubasohokana keya nyine, uburyo Imana yamuremye n'umukobwa n'umuntu ukenera keya. Kubona keya zihagije abantu barenze umwe rero numva ari ibintu bigoye. Ngende noneho ko ijambo ry'Imana avuga ngo niyo mpamvu umuntu azasiga se na nyina agasanga umugore we bakabana karamata. Ntago azasanga abagore be, azasanga umugore we. Bishatse kuvuga ngo n'umugambi w'Imana ni umuntu umwe. Urakoze nuko byumva. Adelaide nawe agiye kutubwira, ese uremeranya na Marcel ko umuntu n'umwe nta wundi nta kubagarira yose ngo kuko utazi rizera n'irizarumba? Oya, ntago nemeranya na Marcel kubera ko nyine gukundana n'abantu, nanjye navuze mu gihe muba mukiri nyine muri copinage, ntago ari kuvuga ngo abo mukundanye bose niko muzabana. Iyo ufite abantu benshi urareba nyine namwe muri gukundana ubureba ukavuga uyu byashoboka, uyu ntago bizavamo, bimeze bose uri murabiga kandi umva rega bina saving igihe. Ushaka gukundana n'umuntu umwe ukaba ntibishobotse ukabura muretse ejo akaza undi, ariko urumva bose iyo bajyanye paraleli bamugenda bakuramo, ukazagera igihe cyo kurushinga warabonye uwo mukwiranye. ubundi igihe ndashaka kubaza ikintu kimwe. Yego. None se kuki iyo bagiye gutora Miss Rwanda mu Rwanda bafata benshi, bagenda bakajya buri ntara, bakagenda bakazana nk'abakobwa 10 bakajya, ariko finaloma bakazagira gute? Ukazagira umuntu umwe akazaba ari we Miss Rwanda. Hari ikintu dushaka kwemezanya twumvikaneho. Uretse gato ntabwo ndarangiza. Noneho niyo mpamvu rero buriya ubundi bavuga ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze, sibyo? Ni ukuvuga wowe umukunze umuntu umwe, ariko nabwo uzabandi ukuntu bameze, numize imitima yabo, ntuyigeze ubaganiriza, ntuyigeze wumve nabo emotion bafite ku rushako cyangwa urukundo cyangwa iki. Wowe ukunze wa muntu umwe, wibwiye ko ari we ugize ute, ari we muntu mwiza wenyine, ariko nturajya no gucokoza abandi ngo urebe. Urumva, niyo mpamvu ugomba gukunda umuntu umwe, ugomba gukunda abantu barenze 2 cyangwa 3 cyangwa 4, kugira ngo muri ba bantu uzaselection umuntu umwe, uzakunda umuntu umwe, wa wundi uruta abandi umutima mwiza no kwitayeho. Oya, ntitugakoresha abantu kandi numva umenga abantu hari ukuntu bija binyuramo, ukamenga imitima y'abo bantu turi kuyikinisha, kubera ko kenshi birashikira abakobwa aho yahuye n'abahungu benshi, harabagiye bamubabaza cyangwa bamu breakinga, ugasanga agiye no gushaka byanyabyo atinze canke ntabe satisfy na wa mugabo aronse mu rugo. Niyo mpamvu abahungu hari utuntu je ubwanje njya mbona tudukosa tugira two gukunda abakobwa barenze umwe 2. Niyo mpamvu numva yuko gukunda umukobwa umwe birabereye cyane, mukunde mumarana igihe, mumarana imyaka, bishobotse mushakane uko ari bishoboka mushakane. Cyangwa nyumba wumva yuko ugiye utarimo mukunde ngo uzamushake, bivemwo bireke, bitume biba friendship cyangwa ubushuti busanzwe. Ariko nimba ushaka kwinjira mu rukundo nabumwe, kubera ko uwo muntu umutima w'umuntu urakomeye, umutima w'umuntu ushobora kubabara ubuzima bwiwe bwose bukangirika, cyangwa ushobora kwishima ubuzima bwiwe bwose bukaba bwiza cyane. Niyo mpamvu je mbibona muri ubwo buryo. Hari imiryango tugenda tubona abavyeyi usanga batagiye bahuza, batagiye babana ibihe birebire, kubera ko uko umumama yabayeho mu buto bwiwe cyangwa ko umupapa yabayeho mu buto bwiwe, ida yahuye n'abakobwa benshi cyane abahungu benshi, rero bigiraho wa mugabo cyangwa wa mugore mu rugwiwe atamuhagije. Rero ugasanga n'ibintu byasambuye ingo n'abana bikaba affecting. Rero niyo mpamvu ugasanga kenshi tugiye kurana mu miryango, usanga imiryango yatandukanye, aba mama n'abapapa mu buto bwabo bahuye n'abahungu benshi cyangwa abakobwa benshi. Hari factors nk'izo usanga zarabiteye. Rero niyo mpamvu numva yuko uko umugenzi wanje Marcel yarabivuze, ubundi birinda n'amafaranga y'umuntu cyangwa ibihe by'umuntu ntibyangirike. Abakobwa benshi je numva nanjye nakunda umukobwa umwe nkamuha icyo mfise, tugasangira ibitekerezo, tugasangira ibihe,
bishake bidufata imyaka myinshi ntaramushaka ariko ninamukunda akabona yuko nanjye niwe wenyine muri iyi si mbona byanze bikunze nizera ko azankunda nkunze umuntu umwe kabisa. urakoze cyane Pacifique ariko njye hari akantu avuze mbonye ari ingingo ikomeye cyane ese ngo birasevinga amafaranga urumva hari ukuntu nanone abakobwa badufasha abahungu nanjye reka nishyiremo noneho ngo tumara amafaranga nibyo ara oya njye ntabwo ariko mbyumva kuko umuntu gukundana n'umuntu cyambere ntabwo ari amafaranga yego cyambere nuko mubanza nyine mukumva ko mukundanye mushobora no kubana muri ibyo bihe atakuvuga ngo mwasohotse mushaka kugera umwe agasura undi mukicara mukaganira umwe agatanu undi agataha si ngombwa ngo mujye muri hoteli ngo mugire ibiki byose ngewe iyo ngingo yo gusevinga amafaranga rwose ntabwo tuyemeranya kuko umukobwa ntabwo ikintu aba agiye gushaka ku muhungu ari amafaranga ni urukundo nyine mukundane mwiyumvanemo nibishoboka mukomezanye n'ibyanga muhagararira aho ngaho nanone hari akantu bavuze ngo ni ugukinisha umutima w'umuntu njye ntabwo mbyemera kuko ntabwo uba ugiye gutesitinga umuntu muba mukundanye nyine ukavuga kadukundane imana nibyemera cyangwa se imico yacu nihura tuzakomezanya kandi niyo byakwanga tuzarekeraho urumva rero abantu mushobora gukundana uko mumugena mumarana igihe hari abagenda bavamo kameme ko ntabwo abantu bose mushobora guhuza ngo bikunde ubwo igihe nawe iyo kigeze ugera ngo ugahitamo ubwo uba ubona nyine bidakunda ntabwo muba muzahuza urambwira ati ndabona bidakunze tubihagarikira aha ngaha. Marcel rero na Pacifique ndumva ese yenda tuvuye no kuri Adelaide ni gute ushobora kuvuga ngo jyewe nkunze umuntu umwe nako nkunze abantu benshi nanone mbona ko bisa nkaho ari ugutestinga kuko gutestinga Pacifique yavugaga ni kwa kundi ukunze umwe ukunze babiri ukunze batatu bose kandi urabashyiraho urukundo urababeshya njye ndumva ari nko kubeshya sinzi niba Marcel nawe yumva ari ukubeshya. ndatangira mbaza Adelaide wenda araza kunsubiza ukundanye n'umuhungu mwarinda mwimariya mukarinda mwimariya nta kadaraguha cyangwa se ataragusohoka wakumva wishimye nk'abandi bakobwa wakumva ko agukunda. Ikindi wenda kugira ngo mvugire rimwe narindi kwibaza abahungu tujya tuvuga n'abandi bagabo mu Rwanda no muri Afurika tuvuga ngo umugore ni urubavu rw'umugabo kandi tugira imbavu ebyiri rero sinzi nimba abo bagore bose babaye imbavu bavuye muri urwo rubavu rumwe. Murakoze cyane rero reka nk'uko namwe muri kubyibonera bari gusubiza bitandukanye ariko burya ushobora kugira umuntu umwe mukundana sinzi ukuntu byumva ariko buri wese afite impamvu ye. Reka tubanze dufate akaruhuko turagaruka mu kanya. reba depression ugira ukagenda ukigunga ukagira ibiki ako nk'iyo wari ufite nka babiri wa wundi abavuye mukabona rwose ko mushaka no kutazashobokana ako wa wundi still care arakomeza kwiteho kuvugisha aramusute uri gukina n'umutima w'umuntu ntabwo uri gukina nawe ntabwo muri gukina none se uri kwicira igihe nimba ukunze umukobwa siko ukabafata ari babiri cyangwa se batatu hari uwo mukobwa nari kumutereta najya kumutereta ngasanga ngafite undi azika gufite na wa wundi azika gufite uri kumwicira igihe arambuze ngewe nari umugabo mfite gahunda yo kumushaka ibyo ngibyo bingana umwiciye igihe oya ibyo bingana nuko n'ubundi mwakundana mukazatandukana mwakunda nawe ndashaka kubaza wibwira ko uwo ukunda we nta bandi
nta bandi bamukunda erega nawe bagukinisha kandi agakinisha n'abandi urumva none se ni ukwishyurana noneho ni ukwishyurana reka nkubwire burya njya numva no muri Bibiliya bavuga ngo wizere umwana w'umuntu avuma reka mbabwize ukuri urumva mbabwize ukuri ukundanye n'umwana w'umukobwa murakundanye haje n'undi ntuzi yavuye n'iki muraganiriye ariko noneho hakaba ari n'undi noneho mwakundanye adakurikiye wenda ngo uri smart cyangwa adakurikiye ngo ufite amafaranga ahubwo arebye iki arebye uburyo we abonye wenda gukundiye uburyo uvuga uburyo witonda uburyo noneho hakaba ari n'undi akaza akagukundira iki akagukundira kwa kuri smart kwa kumusohokana kwa kumujyana muri piscine iki dore ko piscine barazihaye cyane bakunda koga ibintu nk'ibyo ngibyo sasa ushaka kumbwira ko uwo ngo azaba gukunda reka nkubwire ko ubu se uramutse ukennye byagenda bite ariko wa wundi wa kabiri wa wundi wa kabiri wa wundi buretse wa wundi wa kabiri wundi azaba gukundiye karakteri uwo nguwo niwe muzima ahubwo ndemeranya nawe aho hantu ariko burya twaba twizera cyangwa tutemera imana ariko ijambo ry'imana riravuga ngo ntawakorera cyangwa ntawakunda abami babiri urumva kuko ngo yakunda umwe akanka uwundi byanze bikunze niko biri numva wakunda umukobwa 2 3 4 5 ngo uzuhitemwo ibyo bintu biragoye kabisa kubera ko wakunda umwe aho numva yuko ku bantu ho byagera naho bikunanira guhitamwo umwe n'ubumwe wenda nkunganiye karakteri z'abantu ziratandukanye aravuze ngo ushaka gukunda umuntu bakujyanye ku mazi undi yambara neza hari n'ufite isura nziza urumva ahubwo mw'ibyo byose nta rukundo rurimo ndumva ari ubufana ngewe umuntu wakunze numva bibera mu mutima wowe ukareba umuntu ari ukumva uramwishimiye ukumva uramukunze numva rero utakwishimira abantu babiri ngo uve mu mutima wawe urashaka cyangwa se abo bantu batatu budetinga wowe wavuze ubu bakunda ku rugero rungana cyangwa se ubu ugenda ubarutisha we muretse gatoya reka tubanze n'ubundi dufata akaruhuko turagaruka mu kanya dusize ibibazo byose dufite ndabizi ko n'abadukurikiye bafite ibibazo byinshi kuri iyi ngingo koko hari abantu baba bibaza ibibazo bitandukanye ese kuba nkunda abantu benshi ni byiza ese kuba nakunda umuntu umwe ni byiza ariko turasobanukirwa reka twumve iyi ndirimbo turagaruka mu kanya
mu kiganiro Love and Family, nizere ko namwe mudukurikiranye ku mbuga nkoranyambaga zacu Facebook, Instagram, ni byose ni Love and Family. Rero nkuko twari turi muri mood nanone yo kuvuga ngo nge nakunda umwe nakunda babiri, reka buri muntu agiye kutubwira ese Marcel wundi ukunda umuntu umwe cyangwa ni benshi? Kuri nge nkunda umuntu umwe. Uramufite? Ndamufite. Adelaide we ufite umuntu mukundana? yego ndamufite. Numwe cyangwa ufite benshi? Oya numwe ariko ubwo noneho haje na benshi wabyemera? bon bitewe nuko nge uwo mfite burya hari impamvu nyinshi zishobora gutuma ufata nyine abantu benshi batandukanye. Gusa njye aho bigeza wenda bitewe n'urwego urimo, wenda ushobora gusanga nitegura gushaka nta wamenya, cyangwa naragize benshi nkabakura mu nzira akaba harasigaye uwo nguwo. Wowe ufite umwe? Jewe cyangwa nta n'uhari? jewe ndabafite ariko ntago ari umwe, ndabafite si umwe. Ariko muri abo bose hari uwo nzabwiza ukuri, mubwire nti ni wowe nahisemo nta wundi umwe. Mbega n'umwe rukumbi mu magana menshi. Nkundana n'abakobwa benshi ariko nzahitamo umwe. Ariko se hari ikintu nakomeje kwibaza, ese koko aho bose ubakunda cyangwa unabeshya? Ukuba testinga. Ariko mu by'ukuri yego ni nkuko nanjye bantestinga, kuko abana b'abakobwa buryo baturusha ubwenge, kuko sinahamya ko nawe mu nshuti afite ndi jyenyine, aba afite n'abandi. Yes, ibyo sinabitindaho. Niyo mpamvu rero nanjye ngomba kureba unkunda ko urukundo nyarwo. Ntabwo ndi umwana, urukundo ndaruzi, nzi uburyo umukobwa akunda umuhungu n'ibiki, njyanganira n'abakuru benshi bazi uburyo, baranyigishije banyeretse uburyo. Ubwo rero uwo muntu umwe niwe nshaka. Kuri jewe ubwanje nta numwe turi mu rukundo cyangwa dukundana, kiretse yuko ndabiteganya after bachelor degree nkirimo ndigira, niko numva jewe muri jewe kabisa. Ariko mfise aba friend, mfise inshuti, nkumva yuko umunsi nageze gushaka nzoshakira muri abo nyene, niko no bivuga. Ariko ubundi ntawe ngira urukundo soko ntarufise, ariko ndarufise ruri muri jewe. Ariko nkaja mbona umenga ico gihe nikiragera, hari ibindi nkirimwo, ariko nzoshaka gushakaho nzoshaka, ariko ntawe ngira. Ariko ndazi by'urukundo uko bimeze cyangwa uko bigenda, njya mbibona nzohitamo umwe kabisa. Murakoze cyane. Rero tugiye kubaza utubazo ni dutoya kandi turoroshye cyane. Umuntu arakubwiye ngo ndagukunda, wasubiza iki? Nakwishima, kuko iyo ugize amahirwe ukabona umuntu ugukunda ni iby'agaciro, kandi ugomba no kubaha amarangamutima ye. Ariko kamubaze gato, wamubwira ngo yego cyangwa hoya? namushimira ku mwanya we yafashe, ariko kuko mfite uwo nakunze ashobora kumbera best friend, kuko sinajya kumubeshya, nzi akababaro kaba mu gukinisha umutima w'umuntu, kuko wenda twese impamvu nayo ndi kuvuga bino hari experience mfite. hari uwabigerageje se arakubwira ngo ndagukunda? Bo nyine nanjye nibwe n'umukobwa anshi inyuma, nyine nzi ukuntu bibabaza iyo bimenye nyine ko umuntu yagukinishaga nyine muri benshi, nzi ukuntu bibabaza. Kandi kuko urukundo rwa nyarwo rurafuha. Umuvandimwe nubwo yavuze ngo afite abantu ngo benshi ngiki, ariko umukobwa umufuhira, uwo akunda nawe ashobora kumufuhira. Ubwo yenda ni iyindi ngingo. Ariko Sadrey, wowe umuntu abikubwiye none kumubwira ngo ndagukunda ahita ubyemera cyangwa avuga ngo mbigihe? Oya, urumva kugira ngo umuntu ageraho
ubundi mu buzima busanzwe uko byakakwiye kugenda kugira umuntu agera kubwiye nyine ngo ndagukunda nuko hari igihe mumaranye muri inshuti bisanzwe cyangwa muziranye muvugana kuko ntabwo umuntu aza gutyo gusa ngo ndagukunda ntimuvugana ntimuziranye n'iki byose ubwo bigenze gutya akambwira ati ndagukunda naba muzi naba nzi ukuntu twari dusanzwe tubanye bitewe n'ukuntu twari tumeranye nshaka kumubwira ati mpa igihe cyangwa se ambwira ati urakoze ariko ntabwo byakunda. uwo nguwo nawe namushyira kuri lisite. nanjye ndamukunda. narafashwe. ntabwo bishoboka. yego murakoze cyane rero burya buri muntu aba afite amahitamo ye ashobora gukunda umuntu umwe cyangwa se agakunda abantu benshi bitewe n'uko abyiyumvamo ariko burya biterwa n'icyo wahisemo biterwa n'imitekerereze yawe biterwa n'uko wumva urukundo rwawe aho rugomba guhagarara ariko se waba wari uzi ibyiza byo kuba wakunda umuntu umwe cyangwa se gukunda abantu benshi ingaruka zabyo? burya ngo iyo ukunda umuntu umwe biragufasha cyane mu mitekerereze yawe cyangwa se mu byumviro byawe. ariko iyo ukunda abantu benshi biragucanga cyane aho usanga ushobora guhora ushwana n'umukunzi wawe bigatuma n'abandi wari ufite ubatakaza. bishobora gutuma nanone ugira ikibazo cyo mu bwonko aho bishobora no kukuviramo ingaruka yo gusara. iyo ukunda abantu benshi birakugora no kugira urukundo rwa nyarwo cyangwa se icyo twita urukundo ruzima. birakugora kandi no gufata mu mutwe ibintu byinshi. birakugora mu byo ukora byose kuko usanga bigucanga aho bituma utekereza ibintu byinshi icyarimwe kuko uba ushaka kubikorera icyarimwe ntugire na kimwe ugeraho. iyo ukunda nanone abantu benshi bishobora kukuviramo ingaruka zo kubura umuntu mukundana bya nyabyo mu buzima bwa muntu nk'uko byagaragajwe n'abashakashatsi berekanye ko gukunda umuntu umwe ari byo byiza. Murakoze rero kubana natwe mu kiganiro Love and Family cy'urukundo n'umuryango. Reka rero dusubikira ahangaha naho ubutaha ariko mbere reka mbanze nshimire abadufashije ku buhanga bw'ibyuma Hejene dufite umukiza ndetse nshimire na IPRC Kigali dufasha mu buryo bwinshi butandukanye. Ndabakunda cyane rero naho ubutaha turi kumwe Imana ibarinde.